Raporo zitandukanye ndetse na bimwe mu bihugu bishyira u Rwanda mu majwi mu bihugu bifungira abantu ahantu hatazwi ndetse bagakorerwa iyicarubozo. Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda ihakana ko ibyo bivugwa nta shingiro bifite kuko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko. Uwo mwanzuro rero urebana n'abantu gufungirwa ahantu hatazwi cyangwa se gukorerwa iyicarubozo, ubundi n'umwanzuro umuntu yahita avugaho none ahangaha. Icyambere birabujijwe mu mategeko yacu. Icya kabiri ko umuntu byamukorerwa ntabwo tugomba gutegereza ngo nituzajya i Geneve tuzavuga ibi n'ibi. Oya, ubu none ahangaha niho dukwiye kubikorera kuko ntabwo ari ibintu bikwiye gutegereza. Ni ibintu bibujijwe n'amategeko, ni ibintu tutagomba kwemera, ni ibintu nawe ubwawe utagomba kwemera. Bityo rero ntabwo ntekereza ko ari umwanzuro mukwiye gufata mu mitwe yanyu. Minisitiri w'Ubutabera kandi yagarutse kuri raporo za Human Rights Watch avuga ko u Rwanda rwahisemo kutazongera kugirana imishyikirano n'uwo muryango. Human Rights Watch ngo ni umuryango utegamiye kuri leta mpuzamahanga. Icyo sinzi iyo qualification sinzi aho yavuye, sinzi niba ari kwiteye, ariko nzi ko ari umuryango utegamiye kuri leta ushingiye mu mahanga nyine. Niba ari cyo kiwugira mpuzamahanga ntabwo mbizi. Kimwe mu byo dusa naho twiyemeje nuko uwo muryango gukomeza kujyanaho imishyikirano ntacyo bitwungura, ntacyo bitumarira. Byaba byiza tuwihoreye ugakora ibyo ushaka. Ntabwo ari twebwe dufite amakaramu yawo, ntabwo ari twebwe dufite impapuro zawo, ntabwo ari twebwe tubuza kwandika ibyo ushaka. Icyo twebwe twirinda ni ukuwusubiza. Ntabwo rero twifuza kujya dusubizanya nawo kuko twasanze kugeza ubu ngubu magingo aya ngaya twasanze ntacyo dufasha, ntacyo twungura, ntacyo urengeraho abanyarwanda. Twasanze muri gahunda dufite imiryango dufite myinshi cyane, myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu, idufasha, ikurikirana, itubwira ibitagenda, tukagosora, tukicarana nabo tukaganira. Uriya twasanze utuzuza ibyo bintu twumva bibereye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu. Kuba nta yicarubozo rikorerwa mu Rwanda birashimangirwa na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu igaragaza ko hagiye gushyirwaho urwego rwihariye rwo kugenzura amagereza. Hari urwego ruzashyirwaho, nabwo ari urwego rwihariye n'ubundi ruzajya muri komisiyo n'ubundi rukora iyo genzura n'ubundi nava ku buryo bwihariye. Ariko nava ko mu magereza y'u Rwanda mu by'ukuri mu magereza y'u Rwanda iyo umuntu amaze gukatirwa n'urukiko akajya muri gereza agafunga, ubundi amagereza nava ko ari nko gufungiramo abantu, nta rubanza rwarangiye. Mu by'ukuri navuga yuko mu magereza nta toci ba mu magereza y'u Rwanda. Twabibutsa ko mu myanzuro 50 y'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwaherewe i Geneve mu mwaka wa 2011, 34 ari imaze gukorwa. Ibyo bikaba ari muri gahunda yo ku rwego rw'isi iba buri myaka 4 iteguwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu.